tujya twumva abantu bavuga ati ni urugero Coach Gael ni brand nini ati MTN izi ku marketing izi gukora marketing. Mbabarira mu magambo make udusobanurire marketing, branding, wenda na selling bitandukaniye. Begani, what's the difference? Kandi ugenda ukumbwira difference ya buri cyose unambwire nuko umu-entrepreneur icyo kintu yakigeraho. Okay, urabona muri business cyane muri kino gihe abantu ntabwo bazi gutandukanya branding, marketing na sales cyangwa se selling. Ni ibintu bitatu byose bikorana, ariko utabizi neza wasanga wishe kimwe gipfiriye mu kindi, cyangwa se kimwe cyitiriye ikindi. So but it's very very easy. Branding ni identity. Okay, branding ni identity. Urakora identity y'ikintu. Nuvuga ngo ni hahandi uvuga ati iki kintu ni iki kintu runaka. Sibyo? Donc tuvuge niba urabona indangamuntu indangamuntu yawe, tuvuge yawe Kenny, ibiriho ifoto yawe, iriho izina ryawe n'ibiki byose. Branding ni identity, ni ikintu runaka. So no kuvuga ngo nta kindi. Ni hahandi usanga dutinda kwizina, kuri logo, kuko ni ikintu gisa. Twarangiza icyo kintu twagicreatingira stories, twagicreate ko turashaka kugira ngo gisigare mu mitwe y'abantu. Aho ni branding. Muri branding nziza ijyana ama stories ari bukora iki, ari bushimisha abantu, ari ubakore ku marangamutima, ari bubarize cyangwa ari inspiring. Do you see what I'm saying? Niyo mpamvu uvuga ati umuntu nka Bruce Melody ni brand. Brand yubakiye kuri entertainment. So yikoze brand, ngo ukore brand neza. If ukora brand iri butushe amarangamutima y'abantu. Ni iki kintu ushaka? Urabyumva? So ni gute ni butushe amarangamutima y'abantu. So wubatse identity, wubatse ikintu runaka, stories inyuma yacyo, ushatse ukuntu utusha manuze y'abantu, cyangwa se inspiring. Nibi nawe wabikora. Uyu muntu aranye inspiring. Do you see what I'm saying? Hirebye umuntu nka Steve Harvey, ukareba umuntu nka Dave Ramsey, ukareba umuntu nka Tony Robbins. Bani brand bubakiye ku kintu cyiki cya those people baratwinspiring. You know, so those are brands zubakiye aho uba wumva wabana nkawe kuko ufite story, ufite exactly waba nkawe. Cyangwa se umuntu hari Bruno James, no ni entertainment, akunda kwita ngo a kid from Akron. So urabyumva. So that's a brand identity. Hanyuma rero sasa marketing no gufata ya brand isanzwe mu mitima y'abantu, ya story abantu bazi. Buriya brand, uri brand. Tuvuze Ken, ntihagira abantu ikintu batekereza mu mitima yawe no mu mitwe yawe utaraba brand. Ariko uvuze brand runaka, unatangira kugira stories z'icyo kintu. Iki kintu cyo cyabaye brand. Uzi ko buri gihe ntekereje Coach Gael mitambona amafaranga. Ubu brand yawe ni amafaranga. So uruva zikari yo brand bize nkubonamo uruva gatowe. So uruva that's branding. So marketing yo noneho ni ugufata ya brand cya kintu cyagiye mu mitwe no mu bitekerezo by'abantu bazi, noneho kakizana muri business. Ubwo urumva shaka ushobora kuba brand udakora business. Ariko yaje mu marketing abatangiye business sasa. Nicyo kintu abantu batarumva ako kantu rero. Ubwo urumva umuntu ashobora kugira brand akagenda akabigikomerezwa ariko atari business. Nka brand ya Maria Teresa. Ni ikomeye cyane. Maria Teresa ni brand ikomeye. Maria Teresa yari brand ikomeye ariko nta marketing. Business. Na Nelson Mandela barana ama brand. That's not brand. So it's one thing. Biratandukanye biradaho bihuri. Noneho mbwira. Sasa rero gafata sasa ya brand sasa. Ni gute brand buyifate? Turebe ikibazo gihari hano.
ni ikihe kintu gikenewe abantu bagura, abantu bakoresha dukoresheje iyi brand. That's nicyo kiza gukora. nyifate nk'asosiye n'iyi brand noneho abantu bakigure bagikoresha. So ujya ahantu uvuga uti ahantu abantu bakeneye, tuvuge hoteli, abantu bakeneye imyenda, abantu bakeneye inkweto, abantu bakeneye serivisi, tuvuge ibafasha ibintu bya IT, bafasha ikintu runaka, do you see what I'm saying? Ikintu abantu bakeneye none uzari uvuga uti ngo tubukoresha iyi brand, iyi story abantu bazi, iyi image abantu bazi, noneho ikora ibintu, ikore product, ikora ibikorwa biri bufasha abantu. Noneho kandi abantu utangire tubabwire yuko ibi bikorwa biri bukemure ikibazo bafite. Iyo ni marketing. So nuvuga ngo twagiye rero sasa marketing no guconnectinga brand. Ubwo twagiye muri umwaka twavuze sasa rero Bruce Melody abantu baramukunda. Ako mu by'ukuri mu giturage inkweto zirahenze. Sibyo? Wakorera inkweto z'igitangaza. Muraza tukubwira abaturage inkweto z'igitangaza ziraje, hari izindi nkweto wakwambara kandi zije ziri ku giciro. Dutangiye marketing sasa, dukoresheje brand tura marketing, turimo you know what I'm saying? Dukoze inkweto turageza iki, niyo mpamvu muri marketing hari marketing, impamvu ari business, hari ibindi biza, hari email, ushobora ku marketing ukoresheje email, ushobora ku marketing ukoresheje social media, ushobora ku marketing ukoresheje ibintu bitandukanye, SEO, cyangwa se gukora na ad campaign, advertisement. So vuga ngo ntushobora gukora advertisement kuri brand gusa. Kuri advertisement ari uko brand ifite product cyangwa service igiye gutanga. So ni marketing. Habaro selling sasa rero ni hahandi ufatiwe abantu bakunda ya brand. Irabenspiringa, irabashimisha, barayikurikirana abafana. Wanyuma uberetse ya brand ibikorwa izabakorera n'ibyo bakorera n'ibyo icuruza byabafasha. Noneho selling sasa ni strategy ivuga ati ni gute abafana bari buhinduka abakiriya, baza guhura na ya product, bahura na ya product bakagura. Gusa ubwo rero turakubita rero niba dukoze iyi event runaka y'iyi brand, tuba dufite ibintu byacu tugurisha abaguri. How is selling? Twarasakuje product, barazizi ko bazikeneye, noneho baraje bazisanza aho hantu. So tugapanga n'ahantu tuzishira kugira ngo baze tumekingisha ko umuntu wese winjira aho hantu abibona, azibona. Hujye bazi impamvu nk'igiye muri alimentation, of course alimentation zose zizi gucuruza, rero tubwira tugira nk'ama hanze tugira za Walmart, zitwa za Shoprite, zitwa zande za Costco, zose zikomeye. Ibintu bikomeye bibiri buriya bikomeye muri groceries cyangwa muri alimentation umuntu wese abaje ashari ari buguri ni inyama n'amata. Okay? Kuko buriya abantu bari middle class no hejuru bajya mu alimentation barabikeneye, bariyaranje bakabishira mu mafrigo, bakabishira all the way inyuma. Uzi ko ntarabona amata kuri ntabwo ushobora kuyabona kuri comptoir, kubera yuko ni winjira ukabona inyama aho, ukabona amata aho, urahita ugura ugende. Sibyo? Aho kubishira all the way inyuma no kugira ngo ugende ucaho utubiswi tw'abana, uragenda ufite gahunda yo kugura ikintu kimwe, sibyo gende, sibyo? Kwa waciye mu duparfait, waciye mu tudeodora, waciye mu durutamenye utangoze tugize iki, ugenda uratega ibindi bikene, ugaruka wagomba gusperinga 30, basanga gusperinze 60, hajyemo utundi tuntu wagiye ubona mu nzira. Iyo ntabwo ari marketing, iyo ntabwo ari branding, iyo ni selling. Ni sales strategy. Urumva ibintu bitandukanye. Uba bamaze kugufata, bagufasha. So urumva you have to know. So bivuze gato branding, it's all about kubaka image. Ni handi uvuga ati business tugiye kuyikorera logo, tuyikorera image, tuyikorera iki, niba ari umuntu runaka, brand ni brand abantu babona ni umuntu cyangwa ni ikintu kiba gitanga story inspiring, ishimisha, ikora ku marangamutima, ifite story, ni brand. Hanyuma brand no kavuga uti reka dutangire tuyikoreshe business, you know, ikora ibikorwa cyangwa se icuruza ikintu runaka ku bantu, tugatangira marketing.
tukacyamamaza icyo kintu tukabwira abaturage ko ya brand bakunda ifite noneho ibintu byabakemura ibibazo bafite marketing hama noneho tukazageraho noneho tukuntu tworganiza ukuntu abantu bahura abafana ba brand runaka cyangwa abakunzi ba brand biciye mu kubabwira ibikorwa bya brand marketing nihe bariyo marketing nihe baza guhurira n'ibyo bintu kugira ngo bishyure the full cycle iba yuzuye ariko ukaba ufatishije umuntu neza ariko ukagenda ushobora kuba brand nta business irimo nibyo kuvuga ngo uri brand nta business irimo ntitwabyita marketing twabyita selling ku mihanda babyita ngo ni agatwiko katinjiza